mwese mudukurikira mwese mubana natwe buri munsi turongeye tubaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku mahirwe agenda aboneka ku banyeshuri bashoje kwiga, igihe baba bagitegereje amanota ndetse n'igihe amanota yabo yasohotse. Biba byiza cyane kumenya amakuru ku buryo umenya aho ujya, ku buryo umenya icyo waba ukora ndetse umenye n'ibyo ugomba kwitegura kugira ngo aya mahirwe ntazagucike rwose. Aya ni amahirwe cyane cyane abonwa n'abana baba bakimara gusoza, bitewe n'ishyaka ndetse n'umuhate baba bafite ndetse n'inyota yo kubona amafaranga baba bafite. Niyo mpamvu natwe nka DJP Global Hub tuba twagize ngo twongere tubyitseho tukwibutse wowe washoje Senior 6 uyu mwaka, byumvikane ko icyicaro cy'amashuri yisumbuye abanza byose abihereje inyuma. Ku mwana wize neza imyaka wenda 14, ubwo dusize wenda ya materineri, ku babashije kuhiga ni imyaka myinshi wari umaze ku ntebe y'ishuri. Niyo mpamvu dutangira tunavuga ngo Imana ishimwe yo yagufashije aho ugiye uherereye hagiye hatandukanye. Hari benshi mwatangiranye biranga, hari benshi basigaye muri primary nawe usubije inyuma wabyibuka, ndetse hari na benshi bagiye basigara muri tronkome cyangwa se mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Uko mwatangiye kose mungana ndahamya nashidikanya ko atari ko mwasuzanyije, bitewe n'uko hari impamvu nyinshi zatumye bamwe badakomeza. Ni impamvu nyinshi cyane zigiye zitandukanye, hari ababuze ubuzima, hari abagiye bahura n'ingorane, babura minerivare, babura abaterankunga babafashaga, bityo bava mu mashuri gutyo. Niyo mpamvu eho washoje harimo uruhare rwawe, umuhate wawe, gusa harimo n'iyagufashije kuko hari benshi batashoje bitewe n'uko batagize ayo mahirwe. Niyo mpamvu nanone nshimira cyane iyo wasizemo umuhate, n'Imana ikagufasha ukaba ugeze kuri uyu munsi wanditswe mu bashoje amashuri yabo 6 yisumbuye. Ukaba utegereje kuba uzajya muri university cyangwa se ukaba ugiye no guhagarikira aha ngaha ugashaka indi mirimo. Gusa ndagushishikariza kuba wakongeraho, kuko uko ikinyejana kigenda ngira ngo mugenda mubona ko mbere dusoza kera umwaka wa 3 warawusoza gukigisha rwose amashuri, ukigisha abana, ariko ubu na Senior 6 kubona kwigisha urabona ko ni ikosa. Niyo mpamvu ngushishikariza kuba wakongeraho. Gusa icyisyo cyatuzanye uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo wowe ushoje Senior 6, hari amahirwe menshi ahari, gusa ngiye kubanza nkubwire ibintu ugomba kwitaho kugira ngo aya mahirwe uzayafatire mu nguni zose zishoboka. Wowe ushoje Senior 6, hari document wagiye ubona, hari certificate, ushobora kuba warabaye umuyobozi ku kigo wigagaho, ushobora kuba hari inshingano nyinshi wagiye ujyamo, wagiye ukorera ku kigo wari uriho, ndetse na biroti zawe cyangwa se indangamanota wagiye uhabwa mu myaka uko ari 3 ya nyuma niyo y'ingenzi cyane. Ndagira ngo ubanze umenye iki kintu kimwe, umenye uko ubika dokima zawe. Koresha application agiye atandukanye nka PDF, ubashe gufata dokima zawe uzipinga cyangwa se uzikusanyirize hamwe ku buryo bikorohera kuzibika. Impamvu ni iyi ngiyi, hari amahirwe menshi tugenda tubona cyangwa se abantu bagenda babona ariko bakarakinga cyangwa se bakabura dokima zabo. Niyo mpamvu ngira ngo nkwibutse wowe, ushobora kuba utabihaga umwanya, ariko ndagushishikariza kuzigira ziri hard ndetse ziri na soft, ukaba wanazishyira kuri email, ndetse wabona binakugora kubona uko wazibika, ukaba wanyandikira kuri nomero yanjye cyangwa se kuri iyo WhatsApp link, ukaza tukaganira nkakubwira uburyo ki ubigenza. Ndetse hari n'andi mahirwe akomeye, icyo cyari icya mbere ugomba kwitaho. Hari n'andi mahirwe rero agutegereje, hari amahirwe agutegereje, hari imishinga nka IEE
nimugira amahirwe n'uyu mwaka ikaza, wowe wagize amanota meza muri iyo myaka yose uhereje inyuma, birashoboka rwose. Muri make ikintu usabwa aha ngaha kugira ngo ubone aya mahirwe no guhora uri updated, ugahora uri ku murongo, ushaka utudata nibura wenda rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru, cyangwa se ubike nomero wenda zanjye, ujye umpamagara umbaze uti bigeze hehe, amahirwe ari ni ayahe, kugira ngo nibura uhore uri updated ugendere ku murongo. Aho waba uri hose, waba uri Ngororero, Gicumbi, waba uri Nyagatare, Nyamasheke, Rusizi, umujyi wa Kigali, muri make intara zose uko ari enye n'umujyi wa Kigali hose wemerewe kutugeraho. Ubwo ndakeka umwana rwose ushoje sina 6, umusore ndetse n'inkumi bashoje sina 6, amahirwe ari ni menshi, ndetse n'amacertificate yandi agenda ukorera binyuze ku makuru wagiye ubona agufasha kwitegura neza, ukaba wanabona scholarship zigiye zitandukanye zo mu Rwanda, urugero nka ALU, African Leadership University, ni kaminuza rwose abanyeshuri benshi bakunda kujya kwigamo ibintu bijyanye na leadership ndetse na software engineering ku bantu bize amasiyansi. Aho yose ni amahirwe agiye atandukanye aba ahari. So ndetse no hanze y'u Rwanda, muri Amerika, Canada, mu Buhinde, abantu bashaka kwiga ibintu by'ubuganga, ndetse no mu Budage aba ari amahirwe menshi agiye atandukanye, ndetse n'abantu bize ibintu bya muri TVET ahantu nko mu Bushinwa, haba hari amahirwe menshi yo kuba wakura indege ukajya gukomerezayo. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe ikintu usabwa woshoye sina 6, ikintu usabwa rwose ni ukuba updated, ukirinda abasikama cyane bakwaka amafaranga mu bintu byose bashaka kugufashamo bitarimo n'inyungu, ndetse cyangwa se batanakwereka proof. Aha ngaha nkotinga cyane cyane business za scam, zireze abantu bagize ubwenge bwinshi, ndetse na bagenzi banyu bize ikoranabuhanga ashobora kuza agahimba website ukaba watwarwa, ukaba wagenderamo. Gusa nizere ko uko mukomeza kugenda mubana natwe, mugenda musobanukirwa ndetse munarushaho kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ayo ni amwe mu mahirwe rero ategereje mwe mwese mushaka kuyageraho, mushoje sina 6 mugasanga bagenzi banyu bashoje imbere yanyu ku isoko ry'umurimo. Ni ikiganiro twabateguriye, ndagira ngo mbashimire kandi mbashishikarize kuba mwakora subscribe kuri channel yacu ya DJP Global Hub, tukaza dukomeza kubana buri munsi. Murakoze cyane.